uvuga kuki ku bantu bitwa ko babita ko mushobora kuba muri nk'indaya cyangwa se abandi bantu runaka, iyo ubivugaho iki nkawe? Iyo ni mindset nyine abantu bishizemo kumva ngo umuvixen umuntu ujya muri video n'abakobwa b'indaya cyangwa se iki, so nago kuburinda bivuze ko ari kuri muri video, ushobora no kuburi uri n'ahandi, ahubwo wowe banza uvuge se ngewe niba nkunda bino bintu, niba numva nabikora nihe sura nahereza abantu kugira ngo mbereke ko bitandukanye na bimwe bavuga. So nyine hari abatanga iyo sura nk'uko babivuga, hari n'abatanga iyo sura, ahubwo yevuga ngo ngewe ngiye guhindura iki kugira nereke umuntu ko kano nakari akazi nagakora nk'akazi apana ibyo bavuga nyine ngo aba ari uburaya. Cadette mu rukundo uyu munsi ahagaze gute muri relationship yawe? Ewan. Akeneye inshuti na plate. Yeah, of course. Nk'uko nakomeje mbabwira ngo turaza kuba dufite abatumirwa benshi ndetse baba star. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza ndetse umbona imbere ye afite igikombe cyitwa VS Video Vixen, ni Umukundwa cadette. Umeze neza? Yego meze neza. Utishimize? Man, ndishimye. Wagira ngo iki gikombe ntago wari ugikwiriye? Of course nari ngikwiriye ko abantu bakimeye ntago bakwibeshya, so bari babonye ko nyine gikwiriye. Yanda nabashimira. Ikivuze iki ku buzima bwawe kano kanya? Nyine kivuze ko ushobora gukora ibintu wozi ko ari imikino bitashobora kugera ku bantu benshi. Ngiyewe ntago nigeze ntekereza ko nyine najya no mu marushanwa yo kumva ngo ndi guhatanira best video vixen, kuko ni ibintu nakoze nyine ntafite purpose yuko ari ibintu bizagera ahantu kure. So kubona rero ugeze n'ahantu bagutekereza bakaba bakunominatinga mu bantu barushanwa ukaba wabona n'igikombe, bigaragaza ko ibintu dukora ntago bigarukira hafi, ahubwo hari abantu bigeraho bakabya appreciating. Mbere na ndashaka kugira ngo nsabe Miguel ahere ku nkweto yawe, uze no kumbwira umuntu ushaka kuba yagusabye kugira ngo wambaye gutya cyangwa se mu design wawe uyu munsi wagwitiyemo kino cyangwa se ino myenda, ninde wabigutiyemo bino bintu? Ngiye ndiyambika pe, ndagura nyine nkiyambika. Nta muntu wanyambitse n'injye wabihisemo. By the way wambaye neza. Murakoze. Iyo wambaye neza ku giti cyawe wambaye gute? Mba nambaye ibintu biri comfortable, numva ntuje nyine muri njye, numva kitambangamira ukuntu wambara ikintu kuko ari cyiza ako kikubangamira kuko ukacyambara ko ari cyiza. Rero ngiye iyo nambaye neza kuri njye nigiye mba numva nambaye ibintu ndi comfortable yabyo, ndi free. Mu bakobwa cyangwa se uyu munsi abantu bitwa ko bakora akazi nko gukora, hari abavuga ko bino bintu babikora kubera ko kubera ko babikunda cyangwa se bafite izindi nyungu runaka ariko batumva ko byabatunga. We kwita cyawe ni ihe nama cyangwa se ibanga ribihishemo waba mbese ufite ku bandi? Actually ku video vixen, kuba mu vixen nagara akazi nkora like nk'akazi kantunze, turetse no kuba ibyo byo kuba umu vixen, akazi kose gakoze ari ikintu ukunze ufite purpose kikubyarira inyungu. Ate no kuvuga ngo bino by'ubu vixen ikintu cyose we banza uvuge ngo niba ugiye kujya mu kintu wiyemeze umaramaze, ntiwite kuri challenge, icyo kintu buri gihe kizakugira akamaro. Uvuga kuki ku bantu bitwa ko babita ko mushobora kuba muri nk'indaya cyangwa se abandi bantu runaka, iyo ubivugaho iki nkawe? Iyo ni mindset nyine abantu bishizemo kumva ngo umuvixen umuntu ujya muri video n'abakobwa b'indaya cyangwa se iki, so nago kuburinda bivuze ko ari kuri muri video, ushobora no kuburi uri n'ahandi, ahubwo wowe banza uvuge se ngewe niba nkunda bino bintu, niba numva nabikora nihe sura nahereza abantu kugira ngo mbereke ko bitandukanye na bimwe bavuga. So nyine hari abatanga iyo sura nk'uko babivuga, hari n'abatanga iyo sura, ahubwo yevuga ngo ngewe ngiye guhindura iki kugira nereke umuntu ko kano nakari akazi nagakora nk'akazi apana ibyo bavuga nyine ngo aba ari uburaya. Cadette n'umukobwa amenya neza ko umwaka washize ndetse n'udutangiye wamugiriye akamaro. Niki kintu wishimiramo uyu mwaka turimo uyu munsi? Uhereye ku mwaka ushize n'uyu mwaka nuko zimwe muri plans nari mfite z'ubuzima bwanjye z'ibintu ngomba gukora nabigezeho. Nyine like plans zanjye mba narapanze ngenda nzigeraho. Ibintu byo gukina amaplanka byagenze bite? Uracyabikomeje cyangwa? Urumvira yari projet, so iyo abantu baguhaye akazi contrat ikarangira ntihazi indi contrat birangira gutyo nyine, ako haje indi nayifata. Amafaranga naza nabikora. Uyu munsi nawe usigaye ufite ngo cano.
ariko ngo ikibazo ngo usiga gutembera muri Uganda gusa bimeze bite? Oya ntabwo channel yanjye ariyo kubereka gutembera gusa, mfite content nyinshi nyine mba like channel yanjye niyo gusharinga abantu life yanjye, ibintu nkora cyangwa se kuganira n'abantu banjye, kuba like no gusharinga ibintu byinshi. Ntabwo ari kuvuga ngo no gutembera igihugu kimwe. Ntabwo byakugoye yenda kubihuza n'akandi kazi usanzwe ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi? Biragora cyane kuko njye nabitangiye nyine as hobby nk'ibintu nkunda, ariko nasanze nyuma ari akazi. So rero kugira ngo ikintu ukibonemo inyungu nuko nawe ugishyiramo imbaraga. So ariko nanone nkuko nakubwiye, iyo ukunda ikintu nyine urigomwa, hari ibintu wigomwa kugira ngo ukore ikintu ukunda. Rero ni ibintu nari naratekereje kuva kera kuzakora, so ndabikunda. Any challenge nzazifacinga nta kibazo. Abakobwa bagenzi bawe basanzwe nabo bakora akazi nk'uko ukora uyu munsi, ubona ari ikihe kintu kiri special kuba uyu munsi wabarushije? Actually ntabwo nabarushije, ko hari n'abandi batoye, ngiye bantoreye kuba ni photogenic, best photogenic. Ntabwo namenya ngo nabarushije iki, kuko abantu bantoye nibo bazi wenda impamvu bantoye. Gusa abantu buri wese bafite ikintu yihariyemo, nkuko hari uwo batoye uzi kubyina, hari uwo batoye harimo kategori nyinshi, so buri wese bafite umwihariko we. Any message ku muntu cyangwa se ku bakobwa bumva ko bashaka kuza gukora nka bino ukora, nirihe message wabagira cyangwa se nihe nama wabagira kugira ngo bazazemo mbere yuko babyactinga cyangwa se mbere yuko babikora, ahubwo bagira icyo bamenya? Ikintu cya mbere ni ukubanza ukibaza si icyo kintu uragikunda, uri ready yuko ikintu cyose cyaza nyuma, like amagambo, even famille yawe, kuko niyo ya mbere biri compliqué kuvuga ngo nyine bakira icyo gitekerezo. So icyambere ni ukuvuga niba ubikunze, nyine witegure ingaruka izo arizo zose, then ubijyemo, kuko it's not good guhora hari ikintu wifuza gukora mu mutima wawe ukanga kugikora kubera abandi bantu. Uwo muntu afite ubuzima bw'abayeho nawe ufite ubwo bubayemo. So simba numva impamvu abantu nyine batinya gukora ibintu ngo kubera amaso y'abantu, ahubwo wowe vuga ati ngiye iki kintu ngikunze ngiye kukijyamo, niba hari n'ibintu bibi babivugaho ngiye siko nteye, so nzabereka itandukaniro ryabyo. So umuntu wese ubikunda go ahead. Tatouage ivuze iki kuri wowe? Kuri njye tatouage ni ikintu like ni nk'ikintu kinyibutsa ibindi bintu, like okay nshyiraho nka tatouage bitewe n'impamvu runaka, ku buryo nshobora no kwicara mbabaye cyangwa se hari ikindi kibazo mfite, nka tatouage nashizo runaka nkaba nagarura imbaraga, like it's sign ikwibutsa ibihe runaka bitewe n'iyo ufite. Nushaka kuba washyiraho ukazicuza nyuma y'uko ibyo bintu cyo kuba wenda bikubayeho? Okay, urugero niba nishyizeho wenda nka tatouage yanditseho God, I don't think ko hari igihe kizagera nkanga Imana, so numva icyo kintu ntabwo nakicuza. Niba nshyizeho nk'izina rya mama wanjye, niyo byagenda gute ntabwo nakwanga mama wanjye, ntabwo namwicuza. Ndiko nk'umuhungu mukundana? Ntibishoboka. Ese bishatse ko narukundo? Oya, nese umuntu mukundana muratandukana, you never know, sibyo? Niyo yaba ari umugabo wanjye nge tubana, ntabwo nakwiyandikaho izina rye. Oya, ntabwo byashoboka ko anytime uwo muntu ntabwo ubuzi ko azaguma mu buzima bwawe. Nge tatouage y'amazina y'abantu ntabwo nyi prefera. Ufite zingahe ku mubiri niba atari banga? Zimaze kuba nyinshi, ni nk'icumi. Ni nka 11 n'atari 10 niba nibuka. Cadette mu rukundo uyu munsi ahagaze gute muri relationship yawe? Icyo kibazo rero ndi single pe, ku buryo nyine ngisubiza cyane, mba numva uri searching se cyangwa? Ngiye ndi single satisfied, kuko ntabwo kuri ubu numva nyine relationship nekereza ko hari izindi mbaraga umuntu agiye gutakaza muri icyo kintu. So hari ibindi bintu numva mfite gutakazamo imbaraga zanjye, ntawe n'imbaraga zo kujya gutakaza muri relationship right now, maybe later. Ubifata gute kuba uyu munsi barashaka kubavuga ngo kuba ngo abakobwa ngo bajya muri relationship cyangwa se kuba byagenda bite ngo akenshi ngo birababaza cyane ngo bigatuma ngo sometimes hari n'abashaka kuba ngo bakunda abakobwa bagenzi babo bitewe n'impamvu runaka? Wowe ubifata gute?
Relationship ntabwo ari umukobwa ubabara wenyine n'umuhungu ashobora kubabara, hagati y'abantu babiri hari ubabara. So rero no kugira ngo ababare hari impamvu ziba zabiteye. Njye numva ko ntabwo n'ubundi relationship ntabwo ari guhora useka gusa, ahubwo se niba wahisemo gukundana n'umuntu uba ugiye guhura n'izindi characters z'undi muntu. So niyo mpamvu ari byiza kujya mu kintu witeguye, like uvuga njye I'm ready to fight. Nkuko nari nkubwiye ngo hari imbaraga uba ugiye gutakaza, hari guhora warwaye depression ndi umuntu yakubabaje n'iki. So relationship mba numva n'ubundi ntabwo abantu baseka gusa, habamo no kubabara, ahubwo we jya muvuga ati njyewe uno muntu namukunze, so I'm ready, ibizajya biba byose nyine tuzajya twihanganirana. Ntabwo wajya muri relationship witeguye kutababara. Yeah. Hari urigeze kubabaza mu buzima bwawe? Ntawe menya, ari nayo mpamvu nyine ntinya kujya muri relationship kuko ntinya umuntu wambabaza pe, mba numva ntabyakira. Niyo mpamvu mbyirinda. Uyu munsi umuhungu wawe yakubabaje cyangwa se aguhemukiye kwa kundi uvuga ngo bigiye kuntera ikibazo, yaba agukoreye iki? Icya mbere ni ukumbeshya. So kumbeshya harimo no kunshitinga. Urumva yagucitinze bakubeshye ko nta wundi afite ari wowe wenyine. So njye nyine nanga umuntu wambeshya turi muri relationship kuko nanjye sinakubeshya. Umucitinze ntabwo nabikora. Niyo mpamvu nimpitamo nzaba mpisemo. So ntabwo nyine nabikora. Mba numva nta mpamvu kubera iki se, niba ugifite iyo mind yo kumva ko ukimeze gutya banzu ubugumye hirya ureke kujya muri relationship. So umunsi uzaba ready abari buzajya. Reka nsoze ngushimira ndetse nkwifuza gukomeza kugira iterambere mu bikorwa byawe, ndetse mbonera no kugira ngo insaba abantu badukurikira nabo baze kuri vlog yawe ndetse bakomeze bagukurikire. Gira message ubabwira. Okay, message nababwira yo kugira se yo gukora subscribe. Okay, abantu batabizi I have a YouTube channel, abantu mu nkunda mukunda ibintu nkora, go and subscribe. Amazina nasanzwe Umukundwa cadette. Mfite ama content menshi actually yo kubasangiza. Yakene inshuti na Platine? Yeah, of course. Twapikise. Ni inshuti yanjye Platine. Urakoze cyane. Urakoze nawe.